biteye ubwoba ndetse biranatangaje cyane, bitunguye abantu bose muri kano kanya kubona couple bari bamaze iminsi bari gukunda, hajemo ikintu kimeze gutyo gikomeye cyane, ikintu gitunguye buri umwe wese, ndetse n'abantu bari barakunze Titi Brown na Nyambo hano bafite inkuru ishyushye cyane, dore ko abenshi amarira yari yarabishe bavuga bati uyu Moses Mateo abije mate bigenze bite, ubundi bimeze bite. Gusa muri kano kanya nyuma y'isabukuru ya Nyambo Jessica ibibaye muri kano kanya navuga ko ari agashya, ni ibintu bitangaje cyane, abenshi birabashimishije kubera ko ntabwo bishimiraga uyu Moses Mateo, ndetse abenshi nabwo birabababaje bitewe nuko nyine bari bamaze kumva ko Nyambo nyine yabonye undi mukunzi, bumva ko ari ibintu byiza. Ariko muri kano kanya ibintu birimo ngiye kukubwira, ndakubwira ngo ni ibintu bidasanzwe. Byagenze bite? Ushobora kuri kwibaza ngo bimeze bite. Hanyuma uyu musore bita Moses Mateo nkuko nari namaze kubikubwira, ni umusore uzwi cyane muri fashion, ni umuntu rwose wambika abantu b'ibyamare bikomeye cyane, ba Bwiza, ba The Ben, ba Bruce Melody, ba Sherry Silver, ba Nyambo n'abandi benshi, ndetse twagiye tubona amashusho agiye atandukanye afite umubano udasanzwe n'umukobwa wacu bitwa Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica. Ari ibintu twabonye tukavuga duti nyamara aha hantu hashobora kuba harimo urukundo abantu tukaba tutabizi, tukagira ngo wenda ni ubushuti busanzwe. Ibimenyetso byinshi byagiye bisohoka, nk'aka video twabonye Nyambo atamika uyu musore ndetse ubona ko bishimanye, na nyuma yabwo twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagiye biduhamiriza ko abangaba bari mu rukundo, ariko ibyo byose byabaye hatari hagerwaho icyo ngiye kukubwira muri kano kanya cyatunguye imbuga nkoranyambaga. Buri muntu wese ari kuvuga ati ibi ngibi bishoboka bite? Nyambo ese ibi bintu we yabidukora? Nyambo ku mbuga nkoranyambaga ibintu byamaze guhindura isura. Byagenze bite? Nibyo ndi kugenda nkubwira gake gake. Hanyuma rero uyu musore waramubona ukabona ko ari umusore mwiza, umusore wasajije abakobwa benshi, kuko tukavuga duti wenda na Nyambo yahasarira, dore ko ari umusore ufite n'ifaranga, ari ibintu bifite fact binagaragaza ko uyu musore rwose kuba yakura na Nyambo aretse Titi nta gitangaza cyari kirimo. Nubwo nagiye mbona muri comment zo kuri video nakoze ubushize abantu bavuga bati uyu musore rwose ntagaberanye na Nyambo, ariko haje gusohoka ikintu gikomeye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, navuga ko cyamaze gutigisa buri umwe wese, dore ko nta muntu n'umwe wari witeze iki kintu. Byagenze biterera umuntu w'umubloga ukomeye cyane bita Destination, niwe watangaje amakuru akomeye cyane harimo n'amajwi ngiye kukumvisha, nubwo turaza guhindura imvugo yayo majwi kugira ngo, cyangwa se uburyo amajwi avuga kugira ngo watanze amakuru nyine ataza kugaragara, kugira ngo duhishe ijwi rye nyine abantu ntibaze gusobanukirwa ngo ni muntu ki, kubera ko ibintu yavuze ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi kandi uyu Destination yaje gutangaza ibintu bikomeye cyane, arangije aravuga ati umutinganyi, niko kuntu ikintu yanditse. Abantu baribaza bati umutinganyi ninde? None yari yashyizeho ifoto ya Nyambo na Titi Brown ndetse na wa musore ku ruhande. Hanyuma abantu birabaca baravuga se Titi Brown yabaye umutinganyi gute? Nyambo se niwe mutinganyi? Ubundi ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ndetse abakurikiye neza bakomeje izindi slide kuri iyo post yashyizeho, nanjye nabyumvishe ngira ngo ni imikino, kuko nawe ushobora kubyumva kumva ni ibintu wenda bidafite fact, ariko nkomeje ku ruhande nahise numva ubutumwa ubuhamya bw'umuntu uri kuvuga ko uyu musore bita Moses Mateo twe tumaze iminsi twumva ko akundana na Nyambo ari umutinganyi. Ntabwo ndi kubyemeza, ahubwo ndagira ngo wowe ubyiyumvire uburyo uyu muntu yatanze amakuru, maze mu kanya gato yamiteza nkomeze nkubwire n'ibindi bimenyetso byinshi byagiye bigaragara hano ku mbuga nkoranyambaga bikomeye cyane. Ariko mbere yuko nkumvishe mu majwi, reka manze nkwereke ko hari n'undi musore, ntabwo ari umusore, hari n'undi muntu watanze amakuru avuga ngo uyu mutipe ni umuge, ntabwo yakundana na Nyambo, niko abantu bakomeje kuvuga. Ndetse ibi ngibi rero bari babivuze bari kuri playinga, ntabwo bari babivuze bari kuri playinga story, ntabwo bivuze bagendeye kuri ibi ngibi bari bavuze. Ndetse no muri comment hari ikindi kintu kirimo gikomeye cyane, ngira ngo mukayo duhite tugarukaho. Hanyuma reka maze nkumvishe mu majwi. Ni umufashion designer nyine, niwe wambika Nyambo, ba Bwiza, yambaye n'abantu benshi. Ni umugena unabonye gutya kibona ko ari nyine ameze nk'abakobwa. Ni umugeyifana, nta kintu cyavamo na Nyambo kabisa. Nkuko rero
umaze kuyiyumvira wumvishe ko ari umuntu wavugaga buryo ki uyu Moses Mateo ari umuge. Ndetse ndaza kukubwira n'ikindi kintu gikomeye cyane kiri buze kugutungura uburyo Nyambo hari ikintu ari gukina mu buryo bwihishe cyane, ndibuze kugusobanurira gitangaje cyane. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo byose nibwo nagiye ndavuga nireka nkuru ubushakashatsi ariko ndebe ubundi ibi bintu birashoboka cyangwa ni ibinyoma. Ndetse nakomeje nsoma iyo kabushoni yashyizeho kabushoni hasi, arangira aravuga ati ngo ngwiki ngo wamusimbura ni kibarabaswa. Ubwo ni kuyu umubloga yanditse, arakomeza ati nawe urabyemera se? Ese ubundi kuki Nyambo atakiri best wa Titi? Ndabaza, niko mu bloga yanditse. Arakomeza ati ariko sha namwe mwikabya, ubu se Titi arusha iki uyu mujene w'umufashion? Ndetse ngo kashi se, amazu se, amamodoka? Ndabaza sha, niko uyu mu bloga yakomeje kwandika. Arakomeza ati reka game iryohesha aho mwahereye, mbiswa ma ayinya ngaho kora follow, niko yanditse. Hanyuma hayisaza undi muntu muri comment bita Metisi, bamwe bagende baramuzi kubera ko n'umubloga nawe yahise yandika amagambo akomeye, aravuga ati uzi ko nanjye babimbwiye man, sizima muri kumva iki kintu. Byahise bifata rero indi ntera, abantu benshi baravuga bati nyamara ibi ngibi byo birashobora kuba ari byo cyane, dore ko uyu musore nyine ari umuntu w'umufashion, kandi ngo abantu b'abafashion ngo kuba baba abagengo ni ibintu bishoboka, ariko nubwo atari benshi, ariko nyine ngo kuba uri umufashion n'ubwo ngo ni ibintu bidakunda gutandukana cyane. Hanyuma ibyo byose nabirebye ndeba uburyo uyu Moses Mateo yajyaga kuri stories ze akandika amagambo akomeye cyane, akavuga ati my wife Nyambo. Ndetse tubona ko ari ibintu bikomeye, tubona ko ari ibintu bishobora kuba birimo na relationship, tukabona ari kumwambika ahantu hose bari kumwe, tukabona ashyiraho ngo niwe muntu wa mbere baganira ngo ibiganiro ngo bikaba biryoshye cyane. Nabireba nkavuga nti nyamara ibi bintu biri seriye cyane, ariko kuri iyi nshuro mvumburamo ikintu gikomeye cyane, nanjye ngira ngo tuganireho, nawe uraza kumbwira muri comment umbwira uti wowe urabibona ute. Njyewe hano ikintu mbona ni kimwe gusa, ni ukuba Nyambo yarifashishije uyu musore Moses Mateo kugira ngo bakore baplankinga abanyarwanda, na Titi Brown abone ko kwa Nyambo hatakiri kwa nigireyo, cyangwa se amarembo afunganye, muri make nta gusubirana. Ndetse nkaza gutekereza n'ikindi kintu kivuga ngo wenda uyu musore bita Moses Mateo, kubera ko ibi byose ndi kwivuga kubera ko iyo urebye ubona ko aba bantu bakundana pe, bitabe n'ibimenyetso ubona ko ari urukundo ruri gutanya. Ndetse wanareba uburyo Nyambo yavuze ati ari mu rukundo mu kiganiro mo hagati, avuga ngo ari mu rukundo, ni ibintu wareba ukavuga ngo nibyo. Ndetse nibyo nakubwiraga rero. Ndetse uyu musore nawe akaba wenda yarahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko abantu bamwita umuge, wenda bikamugiraho ingaruka mu buryo runaka wenda ntazi, ugasanga wenda yaravuze ati reka nifashishe Nyambo uzwi, ndetse turi inshuti, maze bigaragare nkaho dukundana, abantu bareke kumva ko ndi umuge, wenda akaba atari proud y'ubuge. Niko ntekereza ngewe, kubera ko ntabwo byumvikana buryo ntabwo niba uyu musore ari umuge ntabwo yakundana na Nyambo, ibyo birumvikana. Ariko nabwo birashoboka ko utwo dutwe cyangwa se utwo duplank ari utw'aba bantu babiri bari gukina, cyangwa se umwe muri bo nyine akaba ari ubifitemo inyungu kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero abantu batekerezaga ko uyu Nyambo ari mu rukundo na Moses Mateo, hano nanjye gucika intege, nanjye kubona ko bishobora kuba ari ruburika rwose, nta rukundo rurimo. Ndetse abantu benshi bakomeza kumbaza bati ese bya Titi na Nyambo byarangiye bite? Ariko icyo nakubwira cyo biriya byo twarahebye rwose, kubera ko iyo ugiye ureba ibintu byinshi bigaragara ubona ko nta rukundo rukirimo, ndetse nta n'ubushuti, nta n'ubwo bashaka kugira ngo begerane banavugane. Nakubwira ko ari ibintu byamaze gufata indi ntera. Ariko nabwo reka ngushimire nkubwire ngo wakoze kubana nanjye kuri iyi channel yitwa Mega Tv Rwanda. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi. Ikindi kandi ntiwibagirwe gushyira muri comment igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ngiye mwari muri kumwe n'ingiye bita imbere, kora like, share, ndetse tuzahure muri video z'ubutaha naho ubutaha.